Amasengesho ni meza cyane, gusengera igihugu ni by'ingenzi, gusengera ubuyobozi bwacu ni ikintu cy'ingenzi, gusengera amahoro ni ibintu byiza cyane. Amasengesho nk'aya rero abanyarwanda baza bagahura bakaganira basengera igihugu, banisengera n'ibintu twebwe nk'ubuyobozi bwa ambasade twishimira cyane cyane ko bihuza abanyarwanda bakaganira bakavuga ku buzima bwabo ahangaha, ariko bakanabona n'ubutumwa bwiza buvuye mu buyobozi bw'igihugu cyacu, cyane cyane basaba yuko bakomeze bakurikirane ibibera mu gihugu, bakomeze batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu, bakomeze bashishikarize yaba abanyamerika cyangwa abashoramari baranga bashaka gukora ibikorwa by'ishoramari mu Rwanda. Ibyo ni umwanya mwiza kugira ngo twibutse abantu, tuganire nabo, tubabwire ibyo bintu by'ingenzi, ariko nanone no kubabwira yuko nk'ubu ngubu turi mu bihe bikomeye, ko nabo bafite uruhare rwo kuvuga ukuri uko ibintu bimeze, uruhare rwo kubwira abo bahuye nabo bose yuko iri mu karere kacu ko nta ruhare na rimwe tubifitemo nk'u Rwanda, ari ikibazo cy'abakongomani, bakajya kuri izi mbuga nkoranyambaga, aho mbona ko abantu benshi birirwaho basakuza batuka igihugu, natwe tukaba voko tukajyaho tukajya tubivuga tuvugisha ukuri. So umwanya nk'uyu nguyu ni umwanya wo kugira ngo duhure n'abanyarwanda tuganire, tubahe ubwo butumwa, ariko nanone dusengera igihugu cyacu. Ni iki twishimira ku Rwanda wenda mu masengesho nk'aya? Ni iki abanyarwanda turishimira cyane cyane? Rwanda turishimira ubuyobozi bwiza budufite, dushimira Imana ubuyobozi bwiza dufite, nk'uko nabivuze n'ahangaha, dushimira umutekano dufite, dushimira Imana akazi keza inzego z'umutekano zacu zikora. Nibyo nk'uko bahoze babivuga, yes, hari ibyo umuntu akora, umuntu ni umuntu arakora, ariko hari n'ibitangaza Imana yo yongeraho ku byo umuntu aba yamaze gukora. So hari ibintu byinshi byo gushimira igihugu, ubuyobozi, aho tugeze, aho tugana, iterambere tumaze kugeraho. Ibyo ni ibintu byose tugomba kuzirikana, tugashimira Imana rimwe na rimwe. Nanaje mu gikorwa cya Rwanda Prayer Banquet, ni nko kuvuga ngo mu mugoroba wo gusengera u Rwanda. Ni igikorwa ngarukamwaka. Uyu munsi yari ku nshuro ya 23. Abanyarwanda batuye hano muri Amerika bahura kugira ngo bashimire Imana urugendo u Rwanda rumaze kugenda iyi myaka 30, bishimira ibyo Imana yadukoreye kandi banayiragiza n'ibiri imbere. Uyu munsi rero bari bansabye ko nagira icyo mvuga ku murimo wo gukiranuka, ariwo mahoro n'imbuto ziva ku gukiranuka, ariko ariyo mahoro no kugubwa neza no kumva umuntu afite ibyiringiro by'ejo hazaza.